Najim Said. Tugeze mu gihe abantu benshi bavugira bati ngo icyambere ni amakuru, abandi bakagira bati sinda akabati cyangwa se icyo nahishe n'icyo nibagiwe. Ibyo byose ari ukugira ngo bafate amagambo bayimure bagambiriye guteranya abemeramana. Ese bavandimwe Islam, annamima cyangwa se ubujajwa bufite ubuhe buremere, bifite ubuhe mwanya mu dini ya Islam? Niki Islam ibitubwiraho? La yazalu an naqlu al-kalam an-nas ba'dhum ila ba'd لإفساد بينهم من أعظم أسباب قطع الروابط والإنقاذ نيران الحقد والعداوة بين الناس. ngo igihe cyose abantu bafata amagambo bakayimura bayajyanira bagenzi babo bagambiriye kwangiza no guteranya, usibye ko byongera cyangwa se birema urwango hagati y'abantu bari hamwe, n'urwango ndetse n'ubugome hagati y'abantu. وقد ذم الله تعالى صاحب هذا الفعل. الله yamaze kugaragaza no gusuzuguza umuntu ukora ibikorwa. faqala azza wa jalla, Allah aratubwira muri Qur'an agira ati wala tuti' kull halafin mahin, ngo ntuzumvire wa muntu ukunda kurahira bya hato na hato, dore ko abantu bakunze kujyana amakuru n'iyi sifa ibagaragaraho kurahira uko babonye, barahira buri kanya. hamazim masha'im binamim, bigize abasesenguzi bajyana amagambo bagambiriye kwangiza, bajyana ubujajwa. wa an Hudhaifa marfu'an, kuri hadithi dukura kwa Hudhaifa nawe wayikuye ku ntumwa y'Imana direct, aragira ati la yadkhulu aljannata qattatun, ngo umuntu utazigera yinjira mu ijuru, utazabona n'ijuru, ni wa muntu ujyana amakuru, ni injajwa, ni wa muntu ubunza amagambo. wa an Ibn Abbas nawe aratubwira ati qala marra an-nabi sallallahu alayhi wasallam, aratubwira ati intumwa y'Imana yanyuze ahantu biha'it min hitan al-Madina, inyura ahantu bari barahambye ahantu i Madina. fasami'a sawtan, yumva amajwi, insanaini yu'adhaban, yumva abantu babiri bari guhanwa fi quburihima, mu makaburi yabo cyangwa se mu buryamo bwabo cyangwa se mu mva zabo. faqala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, intumwa y'Imana iragira iti yu'adhaban, aba bantu mu kaburi barimo barahanwa. min babil faida, no mu buryo bwo kugira ngo twunguke. ibi ni bigaragaza yuko no mu kaburi harimo ibihano kuri babandi bahakana ibihano byo mu kaburi. wama yu'adhaban fi kabir, intumwa y'Imana iragira iti mu byo bari guhanirwa abantu bakeka ko ari ibintu bikomeye cyane kandi ni ibintu abantu boroshya mu buzima bwabo. thumma qala bal wa fi riwaya wa innahu lakabir, no mu yindi riwaya no mu yindi mvugo y'intumwa y'Imana avuga ati ku bantu biroroshya ariko imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala birahambaye. kana ahaduhuma la yastatir min bawlihi, umwe muri aba bantu bari guhanwa bikomeye ntago yajyaga yigengesera iyo yajyaga mu bwiherero agiye kwihagarika, inkari zamutakaragaho nabyiteho. kubw'ibyo rero biba intandaro yuko ari guhanwa bikomeye. wa kana al-akhar wa huwa mahallu shahid, uwa kabiri ari nawe turi kuvugaho kuri iki kintu cyangwa se kuri gahunda y'ubujajwa, kana yamshi bin namima, nta kindi cyamugenzaga usibye kubunza amagambo. wa min as-suwar as-sayyi'a li hadha al-amal, no mu nzira mbi y'abantu bakora ibi bikorwa, takhbibu az-zawj ala zawjatihi wal-aks aw bil-aks, wa muntu ufata amagambo cyangwa se ibintu yabonye akabishira umugore w'umuntu cyangwa se umugabo w'umuntu. muri iki gihe abantu bihaye akazi, ibyo bita kwipanga akazi, abona umugore w'umuntu akahita abwira umugabo, umugore wawe mubonye mu marangi, ntabyo bagutumye, wenda umugabo ntiyanamuhaye n'uruhushya. bibaye intandaro yuko abantu batandukana. cyangwa ugasanga undi abonye umugabo ari kumwe n'umugore utari uwe, ahisa yihutira kubibwira umugore we nkaho babimutumye cyangwa se nkaho abifitemo akazi. bavandimwe Islam, aina tadhhabun fa aina tadhhabun, ese turagana he mu gihe akazi kacu muri iki gihe ka buri munsi ari uguteranya abantu cyangwa se kujyana amagambo tugambire gusenya. wa huwa sa'i fi ifsad al-alaqati bainahuma, abo bantu nta kindi bakora usibye ko bangiza imibanire y'abantu
bari babanye bagashyiramo gushyamirana. Wakadhalika qiyamu ba'd almuwazzifina fi naql alkalam alakharina lilmudir, ibyo ni nabyo bamwe bakora mu gihe abantu bari gukora, hakabaho umwe wigize maneko agatata cyangwa se agashyiramo amagambo yo gutuka umuyobozi, hanyuma agafata ayo magambo akayajyanira umuyobozi kugira ngo akundwe akaze ndetse ahabwe icyizere, agambire gushyiramo bagenzi be. Aw al-mas'ul fi naw'in min al-wishaya lil-iqa' wal-haq ad-dar, n'ubwo ari wese ushobora kujyana amakuru agambiriye ngo abantu batakaza akazi kabo cyangwa se ubuzima bwabo bwangirike cyangwa se habemo ubwangizi hagati yabo. Wa hadha kulluhu min al-muharramat, ibi byose rero ni ibiziririjwe bavanywe mu Islam, umuntu yakagombye kugendera kure. Kubw'ibyo rero turagira inama ababyeyi, bababyeyi rimwe na rimwe mu byo bakora barera abana babo mu buryo bw'ubujajwa, akaba afite umwana umuha amakuru igihe atashye, umuha amakuru bw'ibyo cyangwa se y'ibyo bagenzi be bakoze, uyu yakoze iki akabivuga byose ukamuhemba. Iki ngiki bavanywe mu Islam, menya kuri kurera injajwa ari izakura ijyana amakuru, ahubwo igisha abana bawe kuvugisha ukuri, no mu gihe ubabajije ibyo bakoze babigaragaze, nimba ari uguhanwa bahanwe. Ariko bavanywe mu Islam, utigishije umwana wawe kuba injajwa, gutara amakuru ngo yakwigezeho agambiriye umutungo cyangwa se ibyo iri bumuhembe cyangwa se ibyo ari buhembere. Kubw'ibyo rero bavanywe mu Islam, iyi ni imwe mu mico imaze kwaduka. Mbere yagaragaragaho n'abagore cyangwa se igice kinini cy'abadamu cyayigaragarwaho, ariko noneho muri iki gihe n'abagabo basigaye barabyijanditsemo. Niho wamenya umugore n'umugabo kuri iki kintu basigaye bagisangiye. Kubw'ibyo rero ndabagira inama, nanjye nihereyeho uko twakwirinda iki kintu, kubera ko ari ikintu gikomeye cyane gishobora gutuma ubura ijuru, kandi ari ikintu wumva ko ari ikintu cyoroshye kwimura amakuru, nta kindi ugambiriye usibye guteranya abantu. Turasaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira muri babandi min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, babandi bumva amagambo bagahitamo ameza. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Najim Said.